Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Wagize neza gukora subscribe ukaba ugiye no gusharinga iki kiganiro kugira ngo kigere no ku bandi, Imana iguhe umugisha. Njyewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana, n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Ubuntu n'urukundo n'amahoro biva kuri Kristo bikomeze kuba kuri wowe, umuryango wawe, umwuka wawe, umubiri wawe n'ubugingo bwawe, birindwe nibizeho umugayo. Imana y'amahoro ikomeze kurinda bari mu majya makuba n'ibigeragezo n'intimba n'agahinda, mwese mugiye mutandukanye mukomeze mwiringira Imana, niyo murengezi wacu uturinda amanywa n'umunsi. Sinige nyine kuri kamera, ndi kumwe na mugenzi wanjye Evangeliste Masengesho. Reka muhe ikaze adusuhuze, hanyuma twinjire mu kiganiro tuganira. Ngo haye ikaze muvandimwe. Yesu aguhe umugisha, nsabiye n'umugisha abantu bose badukurikiye kandi nabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, amen. Hanyuma dushyira imbere y'Imana, ubundi twinjire mu kiganiro cyacu cyitwa Gospel Talk. Mu izina rya Yesu Kristo ko wabanye n'ubugingo bwacu kabuduhaye kugira ngo tugabure ibyanditswe byera. Mwuka wera wawe wadushyigikire kugira ngo buri kimwe cyose kigende neza, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Uhe twebwe kuvuga dushize amanga, kandi abumva nabo bahe kumvira, kuko ikibazo si ukumva ahubwo ikibazo ni ukumvira. Urakoze rero kubaha kumvira ijambo ryawe kugira ngo bahindurwe n'imiburo yawe kandi bakizwe ukuri kubabature mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tumaze iminsi turi gukora ibiganiro bya spiritualite, tuganira ku bintu by'umwuka, ku myigishirize, ku mihanurire, ku miyoborere, ku migenzereze. Ariko uyu munsi aracyari urugamba rukomeye ku bantu b'Imana. Kugera naho usoma ijambo ry'Imana ugasanga riri gushinza abantu ngo aba bantu banshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo ikamba kure. Ariko naje gusanga hari abantu bamwe tuba turenganya. Ibaze nkaho ushobora kubwira umuntu atari ko ijambo ry'Imana rigusaba iki gikora, akaba ateka ibyo bintu muri kuvuga, ubu muwabajyana muri RIB mwabisobanura. Uyu muntu bumurenganya kandi yitwa ngo ni umukristo, yaje kugukurikira kugira ngo yumve ibyo uvuga, ariko mu by'ukuri ari gushaka gukurubanira mu nkiko. Ubu buzima bwo kubaho abantu badashyikira Kristo, Masenge harakorwa iki? Ni abatwigisha batwigisha nabi? Ndagira ngo tugicare tuganirire aho ngaho. Umunyarwanda yaciye umugani ngo uburere buruta ubuvuke, ariko noneho ndagira ngo wenda nivuganire n'abanyarwanda. Abanyarwanda twebwe dufite impamvu nk'ebyiri mbi zituma tutamenya Imana neza. Hari karande y'uburyarya yibera mu banyarwanda, ya karande mbi umunyarwanda wese avukana, imeze ite n'uruhinja ruba ruyifite, y'uburyarya. Iyo yo ni karande yacu banyarwanda, nta kantu twisangiriye murabizi. Kuko tugahuriyeho n'imigani yacu irabihamya. Imvura ishinjagira ishira, umuntu aguhisha akwanga ukamuhisha kubizi. Urumva ngo hisha mu nda, ngo ntango umurenzaho wera ibijumba. Urumva ibyo bintu ni ibintu byose uba uri gutwikira, utazi ubwenge ashima ubwe. Urumva ariko n'abadukurikiye muduhe samburabure muri komantere y'indi migani ijya kumera n'utuntu twihuriyeho natwo twacu twumva, sibyo? Urumva n'amazina yabo twita bacu ngo nibavuguziga, barimo mbazi baza arabazi nyiranturanye nabo, ibintu nk'ibyo. Urumva ibyo bintu byose, umugabo n'umwana wundi utazi umugore yamugira ibintu nk'ibyo. Abantu bamanze bamenye ko ako kantu ni akantu kabi kinjira no mu buryo buri spirituel, bigatuma tutabasha kumenya Imana mu buryo bw'ukuri. Icyo ni icyambere gituma nyine abantu batamenya Imana. Kuko ndemeranywa nawe. Yego, ayo maraso gutemberamo, nukuvuga ngo Yesu bose murabizi ko ari akantu twisangiriye twese, yaba umukuru n'umutoya. Aka ni akantu kacu nk'abanyarwanda, aho waba uvuka hose mu ntara zose kabisa, ni akantu twisangiriye, kandi nako Yesu agomba kubanza kukubaturaho. Dore ko hari igihe tujya mu gakiza, ariko ibintu by'iwacu, kavukire y'iwacu tukayisimbuka, kandi rimwe na rimwe igira ingaruka mu bigendanye n'imikirizo. Ubundi kugira ngo winjire muri Kristo Yesu ni uko ibya kera byose biba bigomba gushira, bigomba kubishira. Aho kantu ka kera rero tukagira nk'akaremanywe natwe, twagera kwa Yesu tugasa nk'abakamuhisha, tukavuga ati Yesu hano uri wirwe winjirayo. Ndabizi ko wanga umutima uryarya, ariko uyu wo ukihorere nikavukire na sogokuru ni kwa rameze iri riba twari cukuriwe
n'abasokuru asokuruza uyu wacu musozi niwo twahahiyeho byatumye bakirima rugwe bashobora bamusinga nicyo cyabashoboje uramenye rwose ntukoreho Ntakoraho. ubyihorere tugendane mu bisigaye noneho ugasanga rero ibyo bizatugiraho ingaruka ejo bundi tugeze aho twakabaye tugera icya kabiri Yego. ni imyigishirize urumva y'abanyamadini nabo batwigisha Kristo batazi batamenye Aha- Batanashaka no batanashaka no kumenya n'umuzi bamubwira ati tuvira urumva urumva ibyo ngibyo nabyo biratwafekitinga iyi niyo ntambara dufite uyu munsi abantu batureba bakavuga ati ariko se kandi ibyo batuvugaho mu minsi yashize umutima wigeze kunganiriza ariko oya simvuga ngo ni umutima ahubwo rishobora kuba ari ijwi rya satani ryari rinyatatse irambwira ati ko se masengesho nkawe ubu ibi bintu mwihaye burabona bizashoboka ibintu byo gutinyuka ukavuga ngo abanyamadini ubundi urabazi ndavuga reka nongere mbatekereze nsanga ni abantu nyine bakomeye ese uzi igihe babereyeho numva nyine nacyo ndakimenye kuko babayeho na mbere y'uko Yesu abaho ese ugira ngo hasi byari idini uzi influence bafite mu gihugu ubizi neza ko idini ari ryo riyoboye isi abantu badukurikiye bashobora kuvuga ngo ngo ubwo se idini riyoboye isi gute ariko bazamanze batekereze ku munsi w'irayidi iba ku itariki zingahe bo baravuga bati twebwe ukwezi nikuboneka tuzababwira mutangaze konje abakora musibe buparike ibyo bintu byanyu leta ntizakore ibyo byose ntibizakore ukwezi nikuboneka tuzababwira kuzaboneka kuri zingezi mutuze tuzababwira hakaba hari abashinzwe kuzareba ku bushake bwabo n'umunsi bashakiye kwabonetse kwabo kutabonetse bagatangaza akaba ati nta kazi ka leta gahari kandi umuntu bivuze nta nubwo ari gitifu w'akagari urumva ariko ibihugu byose bigahita byubahiriza ati aha ni umunsi wabo urumva kuri noweli abandi nabo bati kuri 25 no kuri za pasika ni uguhera kwa gatanu mudakora wa gatanu mutagatifu umuturage bari gusezerana ngo yikorere ubukwe gahunda irahagaze kuko ku rukiko ubwo biranze ntabwo barakora uwari kujya kwigurishiriza akabanza uwari kujya gusinyisha dosiye ye abari kuburana mu nkiko iki byose bigahagarara kubera iki ngo za pasika ngo za noweli ndetse ibyo si ibintu by'abanyamadini rero nimushaka mu byumve n'ubundi buryo tudashatse kuvuga reka nababwire n'akandi kagero kari tipi nibura 70% y'izi ntambara mubona mu isi ni abanyamadini baziteye cyane rwose noneho onkerenga ari guhamagara Musena ngo aze kuza ngo yabasomere Bibiliya ngo agiye gusoma Bibiliya aha ngiye igihugu gitewe ubwo gaca bugufi ukambaza izina ry'Uwiteka Uwiteka azabumva bakiriza igihugu ngaho n'ubwayo nguko rero bagomba kumenya ko idini uko bisa kose rifite imbaraga zikomeye so ni ukuvuga ngo rero muri ubwo buryo aho ngaho iyo idini ryarangije kuyobya nyine narindi kubitekereza idini ubundi uzi icyo ari cyo ndarimenya urabizi ko riyoboye isi ndabizi yuko riyoboye hanyuma se nk'iyo uri kuvuga ngo abanyamadini ntibazi Yesu urabizi ko mujya kubwirizwa nawe ujya kumumenya wamwumvanye abanyamadini urabizi neza ko izina rya Yesu bwa mbere waryumvanye abanyamadini urabizi ko aribo bakubatije ndabizi ko aribo bagusezeranije ko aribo bagusezeranije ndabizi ese ubwo ibyo uri guhakana ubundi ubwo uri kumva ibyo ari byo ese ubundi ufite iyihe referanse ese wagiye ugaca bugufi ukabyuhana ukayobora ko bazajya baguha n'agatutu ukabona uko ubwiriza abantu benshi ukaba mwidishyi nimba ari n'ibyo bintu byahuze ukajya ugenda ukababwira ubona reba uriya muvugabutumwa runaka ukuntu ameze neza kandi uriya mu gihe cyawe ntiyari atyaye kukurusha reba aho amaze kugera reba runaka ntabwo ujya wumva bari kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye wowe se ubwo uri kuvuga ko ari wowe uzi ukuri ugeze he kandi iryo shyamba cyangwa se ako gatuti Yesu yakagezeho mu butayu baramubwiriza bavuga ati ariko wowe kwizategeka abamarayika bakagusama waretse nkakwereka diru ukandanya
ukandamya biriya byose nkabiguha. Noneho ubwo njye havuze ariko wa mugani urumva ndikiriza cyari nka mu gitondo ngeze ku mugoroba ndicara ndi kwiyumvira ndi gukora imibare ijwi riransanga rirambaza ngo uwo mwambaza niba mumwita so iki gituma mubura kugera ikirenge muke ushatse kuvuga iki se? ubwo mu gitondo Satani yakoze cyane rwose. Yesu naje gukora ku mugoroba. Ku mugoroba urumva hari umubyeyi ugeze ku rusengero isengesho, ni mpamvu mvuze iryo jambo nari ngiye kwa muganga kubagwa. Aravuga ngo Mana ndaguha, nibwo bwa mbere numvise isengesho rigenda rikagera ku ntebe y'Imana nkabyumva ko rigeze. Ati ndaguhamagaye abadayimoni, abarozi, abakonikoni, abapfumu, Satani nibiha gukora akazi mu gitondo uze kuza gukora nimugoroba. Nibiha kuza kugakora nimugoroba ubatanga ukore mu gitondo. Rero nawe nicyo cyakubayeho. Nicyo cyambayeho. Kandi ayo majwi ajya agera ku bantu bose mu buryo bugiye butandukanye kandi akabaganiriza ibintu bitandukanye. Yego. Urakubona ko ijwi rishobora, nabwiye abantu ngo Satani nta mugozi agira ahubwo akuzirikisha uwagusanganye. Satani araza akareba ibintu bimeze nk'ibyo wumva cyangwa nk'ibyo wemera, agahera ku cyari ibyo ureba, agahera kuri ibyo yubakaho inyubako ye. Ati ko fondasiyo ari yawe waretse nkiterekeraho akazu. Abantu ujya ubona bakodesheje aya manegeka waretse nkayubakira kuri foundation ya nuko ubwo rero n'ubundi ukuri warakumenye, ibyo uzi warabimenye, ibi uzakomeza kubyanga, n'ibibi urabizi, n'ibyiza ariko uzakomeza kubikunda, ariko cyane ujye usanga abandi ureke kujya muri ibyo bintu byawe. Noneho bigeze nimugoroba ijwi ry'Imana nyine ringaniriza gutyo, nambwira ati waba warakurikiranye urugendo rwa Yesu ku isi? Ongera numva ijambo ry'Imana ntangiye kurisoma, ndarifata ndarisoma, ndeba ukuntu Yesu yavutse, ndeba ukuntu yakuze, ndeba yinjira mu rusengero agasigara hagati y'abatambyi ahati abatambyi ibibazo. Ndavuga nawe kakana k'imyaka 12 kari kabonye iki mu batambyi byatumye ababyeyi bataha, akavuga ati mutahe nge nsigarane n'abantu ndababonye kumva ntazi. Bari bayoboye babwiriza abantu rwose, ari nabo navuga ngo bari bahagarariye. Na nyina yaramujyanyeyo, na nyina yaramujyanye nk'akana nyine kagiye gakurikiye ababyeyi. Anakurikiye ku ijwi yari yumvishaga bati iri jwi rizakorera aha hantu. Yego, kakana kambe nkajyanyeyo kabe kanahimenyereza kuhajya, kuko numvishe kazaba ikitabashwe. Kahageze kahise ahangaha niho ngomba gukorera muri aba bantu. Yitere aba batambyi bakuru. Urasi we mutambyi ugezweho kuri uyu mwakara, urasi we muhereza bitambo, urasi we mufarisayo, urasi si we mwigisha amategeko, ngo bose arabumva. Bisi we musadukayo njyana ngo yumva amategeko bigisha nta mategeko y'abantu. Siko mbuzemo iby'Imana bimeze gute. Yego, wenda ukabura ikintu kakimuburiraho. Yego, kwatera kora kajye kureba kwa mwarimu, gatewe kwa mwarimu, wajya kuri mwarimu ugasanga habe wenda no mu diakoni we. Yego, wabona bihisha ugasanga diakoni nawe habe woke kandebe uyu muririmbi asanga wa Yesu we rero nk'umutaripfana ese mukuvuga ati ndagenda ariko mbabwiye ngo amateraniro arangiye yibeta ababyeyi be yisigaranira hati. Urumva ko abatabyi n'ubundi ntibatahaga bagumaga ku rusengero. Hati ariko hari icyo nshaka kubabwira, hari ibintu nabumvanye nshaka ngo munsobanurire. Ubwo kagiye wenda birashoboka ko bahise bagahereza biswi, ateka kana katwikundiye kwa kundi utwara tujya gusuhuza ngo abapasiteri, ngo hariyo ibintu abantu bajyaga bazana nyine by'amaturo byaga biriyo kwaje byuzuye. Nta kibazo cy'imirire kiba kihari inyuma n'uyu munsi. Ngo hari abantu baba bafite imihate n'imihamagaro yo kujyanayo ngo kugaburira abatambyi. Nubwo umwenda watamutse ariko wati cyane byuko watamutse mu byihorera, ntabwo tuba tubishaka. Bituvangira ntabwo uwo muhungu kwa Mariya tumwemera. Rero byo gutamuka n'ibiki muzane. Urumva birashoboka ko Yesu yagiye asuza atakana katwikundiye katugahereze biswi. Ati mugombe mushize izo biswi zanjye kubwira kana
biriya bintu byabaye kuri Yesu n'ibyo byabaye kuri Dawidi uraza kuba ko bari abatambyi batari bamufiteho amakuru se bari bayafite ko marayika ngo yababwiye ngo uwabahigaga yatashye nimutahe utekereza ko marayika rega yavuganaga na Yesu ntabwo yavuganaga na bariya bariya urabizi ko babwiye Herode ati uwo munyabwenge wavutse inaha nutica turi munsi y'ibiri urabushije wagendere akazi kawe turakubwira akazi kawe ubusanzwe tutanzwe tukugira inama tukakubwira abanyabwenge baje batura amaturo urabona baragarutse uko urebye ugereranyije hashize ibiri wagiye turi munsi yayo ko wabona ko ariyoberanije ntigakure nubwo muzajya muhura rwo kwa Rasheli nabwo gahita muburangiza baburangiza abatambyi bavuga ati shariba wari wanavutse turakurangiza hakoze ko buriya nuko ijambo jenoside cyagiye ritari ryakabaye ku gihe cya Yesu urabayimukoreye none mbo hibasiwe aba ubwoko bumwe ikigero kimwe urungano bazira buri zina ariko bazira uwavutse nyine urumva baricwa mu by'ukuri rero abatambyi bari bazi ko niba yaranavutse banamurangije icya kabiri bari bazi ko atanavukira ahantu yavukiye nta mwami wo kuvukira mu kiraro cy'inka nta mwami wo gukuvuga umwami avuka gutyo ukavukira mu mudugudu usuzuguritse ukavukira mu kiraro cy'inka ukavuka iwanyu ari impunzi umwami ahunga ate ibyo bintu nta nubwo byashobokaga bo bari bategereje umwami uzava mu bishashara ni gute rero ikomereze n'ubije Netanyahu ariko batarakaragara uzamuzana Mesiya wacu azaza mutegurize vuba vuba mutere ibiturika hariya tugire ibintu twigizayo hagura Isiraheli nzabona ukuntu urumva noneho ngo bumva umwana bahatse ibibazo avuga ati ibyo by'amabiswi yanyu mubishyire ku ruhande hari ikintu naje kubabaza biriya bintu numvishe muri kuvuga ko numvishe binyuranye n'ukuri muratinyuka mukabwira abantu mukababwira ngo umuntu niba yaragiye gufasha se akibuka ko ku rusengero hariyo abatambyi ibyo bintu nabizana bishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka mwirire ngo nta cyaha uwo muntu azaba akoze ko numvishe ibyo bintu muri none se mwebwe na se wamubyaye ninde ufite agaciro mu maso y'Imana ndeko se wa mwana wowe kutaragera iyo myaka ibyo bintu kuvuga nina niko ariko bimeze urabashaka urashaka iki wa mwana we nese reka tukubaze Imana na nyoko cyangwa na so ninde ufite imbaraga Yesu ababwira ati ariko se tangira kubakanya ati Yesu ababwira ati ariko njye ni mwebwe nabyumva mu mategeko muvuga ngo ni aya Mose handitswemo yuko umuntu usuzuguye se cyangwa nyina bagomba kumwica arabicuritse ari ikivume neza ubwo azaba mwubashye batereka ariko nese ko itura aba yarihaye Imana deregite turi tunyuzemo riba rigeze ku Mana yari tunyuze undi ati se ko mvuye kwa data urumva nkaba ndi na data hari ibyo bintu nibi ariko se ubundi wa mwana nturi kwa Mariya kutahatahanye n'ababyeyi ubwo bubazo ubwo bugambo bwawe bwakuruse wa mwana we watashye ngabahata ibibazo ariko rero ibintu byo gutaha nimwe mubigenjeje gake tumanze tuvugana ko ari mwe mwigisha ubuhanuzi umwami uzavuka mwaba muzi aho azaturuka batereka reka agomba guturuka ahantu hiyubashye urumva ateko wa mwana we rwose ubwo ayo makuru nawe warayamenye hari akana gaherutse kuvukira i Nazareti baza kukaramya abanyabwenge ariko nyine umutegeka yarabikemuye byari bigiye guteza ubuyobe muri rubanda gukana ngo kavukiye mu kiraro ngo kanye Yesu arita mu gutwi arabihorera so Mesiya buriya aje mwamwiteguye kumwakira ati nyine aje mu buryo bwiza kaza twigira ku birenge byacu nk'abantu bamutanze mu gakino kamusukaho amavuta yo ni ihembe tukamubwira ko abaye apodo ko bitakugashira bitama tukamukomeza urumva akaza nyine akamuha inkoni igondoye arangiza ariko nanone akakora muri kondisiyo yacu tukamubwira ukuntu umurimo ugenda nk'abantu bamubanjirije akajya munsi y'amavuta yacu akajya munsi y'amavuta yacu ibintu byo kuza avuga ngo umwenda ukinyije yera utabuyemo wa ibyo rero ntabwo birimo ngo Yesu arababaza ijoro riraka bukeye ababyeyi baramushaka
ngo baza kumusanga ibibazo bitarashira ariko si abatambyi si bo babonye ababyeyi be babamukiza Yesu ngo baramutahana agenda ari kubitekereza urumva ibyo byose narabitekereje ageze i Kana y'i Galilaya uko byagenze ndabitekereza yinjiye mu rusengero barinjira rwose noneho amaze kubatizwa aragenda yicara kuri ya ntebe ngo bari baratereye Mesiya nta muntu n'umwe wajya guhicara nta muntu n'umwe wajya guhicara yari intebe y'ubuhanuzi y'ibyo bari bategereje baramuheba ngo aragenda aricara sinzi buriya rero umwuka w'Imana akora mu bintu byabo ako gafenomene niko nshakaho urumva ngo yaragiye aricara abahereza baragenda bamufatira Bibiliya barayimushyira aho ngaho hakoraga itegeko ry'umwuka aho hakoraga itegeko ry'umwuka kuko n'abandi bana na bamwe bari barigera babikinisha na ba Yohana bari bakaze n'umutambyi mukuru ntiyabikinisha kandi wibuke ko ntibemera ko Yesu wabo yaje umuntu araje arayicaye nta mbaraga bagize niyo mpamvu baje no kumufata kuri finale bavugaga ko nazaga mu rusengero ntimumfate ubu noneho ariko impamvu mubikoze ni uko igihe cyanyu gisohoye noneho icyo gihe ngo bamuhaye Bibiliya ngo ahita asoma muri Yesaya umwuka w'Imana ari kuri njyewe kandi yansize amavuta kugira ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza babwiriza umwaka w'Uwiteka Imana igiriyemo abantu imbabazi babwire ko umwaka w'imbabazi watashye ngo bahita bamufata mu mashi n'ibyo byo twetwe tako ubundi yageze kuri iriya ntebe gutera umwaka w'imbabazi nta gitambo umwaka w'imbabazi nta turo ribyibushye umwaka w'imbabazi umwaka w'imbabazi uvuka he ni uruwo kwa Ana uruwo kwa Kayafa bagusutseho amavuta umwaka w'imbabazi uruwo kwandi ngo bahita bamufata mu ishingu bajya kumutembagaza urumva bajya kumutembagaza ubutahasubirayo ngo arongera bigenda gutyo barongera baramufata bajya kumutembagaza abaca mu myanya y'intoki urumva ngo kugeza ku rwego Yesu ubwe yageze aho aravuga ati ibintu by'isengero turananiranywe ajya kuyoborera amateraniro hehe mu butayu buri uko bavaga kumutembagaza bavuga ati ku cyumweru mwihangane protokole rwose namwe mujye muba maso abantu nka bariya ntibakaze ngo bije uzi ko abadayimoni bari batuvangiye uriya muntu afite ibidayimoni akwana n'abazimu ku buryo yaje araduhubika ntituzi ukuntu yageze kuri iriya ntebe kandi hari abashinzwe kuyirinda maze nawe umenya wari waje udasenze iriya Bibiliya wayimuhereje gute menya wari waje udasenze mufata andi masengesho baramuhagaritse bavuga ati tuba tugutenze baramutenze bashugunya ntabwo yari kubagarukamo kuzana ikizira hera urumva ubwo burangare bwanyu buzajya musubire mu masengesho abinginzi mwongere musenge n'uyu munsi niko bimeze hari igihe umwigisha abacika akaza akavuga Yesu neza basanga ninde wamutumye buriya yatumiwe nani ntazongere kugaruka abatumiye ujya ubanza hajya anyura muri biro kuba ushinzwe icyumba ajya anyura namwumvishe kuri YouTube gusa n'isoni ujya ubanza banza unazo atubwire n'ibyo ari busome nawe ari tumaze tunamubaze n'intuzi icyemezo akaba yaseserwe yahageze gute kandi njye gushaka ukuntu agitembagaza tugifungishe agera ku rwego yananiranywe nabo burundu biranga ibyo kwinjira mu nsengero inshuro zose yinjiyemo yasohowemo nabi urumva hari n'umunsi nabwo bashwanye nabo nanjye ejo nagiye ahantu muri biriya bice by'iriya usanga serivisi iri gukorerwaho ni nk'iyakorwaga na Yesu 500 y'Imana ubwo ni imineke ariko bw'umurimo w'Imana hagati wacyana ibyo bintu washyize kuri YouTube niba ari byiza se kuki mwanga ko mbishyira kuri YouTube ngo ngahe kubw'umurimo w'Imana ngo senkisa kubw'umurimo w'Imana igihumbi cyariko aje ureka teka urumva nyine yavuyeyo yigira mu butayu ubona bonye ejo ngo yagwishaga icupa rya kandi miliyoni ebyiri akagera ariko nk'ubwo koko reka nere kwinjira muri ibyo bintu byabo
ubwo ndi kwivugira Atagutembagaza. nembagaza Yego. ubwo ndi kwivugira ukuntu umwuka yanganirizaga. Ibyo bintu byose ndabitekereza amaze ngo ese ubundi waba warasobanukiwe impamvu Yesu yavuye mu rusengero Yego. akajya gukorera amateraniro mu butayu no mu mashyamba? Ntabwo yari umwami w'abami, ntabwo yari umutegetsi utegeka abategetsi, yari Imana. Ni ukubera iki se atakuye abantu mu rusengero akajya kwishakira abasanze mu bwato mu nyanja, kandi mu rusengero hari abantu? niwe ya mpamvu yaciye umugani ati umuntu yatumiye abantu ari igikomangoma yego ngo baze mu bukwe, amafaranga baramubwira tuzabaze tuzaperereze, bwawe ngo ahita ajya kwishakira abandi bantu cyane, ategera mu mayira mayirara batiri muzi avuze. abarushye abaremerewe mwizire mbatumire mu bukwe ejo bundi tugiye kubutaha. yego ariko uzi ko ariyo mpamvu twahisemo izi invitasiyo naho twazikuye, none yaje mubi. ibi ni igitangaza kubona abantu rero batoraguwe mu nzira Yego. bataha ubukwe bw'ubwami, bya bikomangoma bo kwa minisitiri bane bose, nta na invitasiyo, nta n'umwe wabugiyemo, nta n'umwe wabutashye. Ariko tekereza nk'ubu wenda tuvugisha ukuri, abantu baricaye bashinga ibintu yego babyita ngo ni iby'ubwami. yego zano mbo ndikumva yego hari umuntu ejo bundi numvise avuga Eh. ngo ariko ribu muri he, ahantu hasengera abaminisitiri, ahantu hasengera bagatinyuka. ariko tiribu ibyo bintu mubidukurikirane. impanga barazimanura ko ngeze bitaniye bamwe no kukumanura mu mpanga. ariko tareba narakoze nguyu koko. Rero ni bene abo, izo kandi bazita inkubwe ebyiri. Yego. Kuko Yesu ngo yaraje ngo ababonaga bahume n'abari bahumye babone. Abari bahumye ni babandi bari mu mayira abiri bari kujya kwishakira uturoka two gupagasa. Abareba nyine ni ababashije guhishirwa ibyo bakajya mu bwami bakubaka ibintu byabo bifite aho bigera. Urumva yigiriye ku kazi akahatira mu rwego rwo kugira ngo ngere butare binyoroheye. yego kanumve n'utu duhunga ibintu turi kuvuga. Kanumva arimo icyangara, kanumva nta mungani yaje mube ntibamwemera. ariko aposo bano bahungu warabumvise ahubwo bukorera mujye kubutembagaza. Ako mugatembagaze ngo gafite ngo zayada musibe. Noneho ikibazo hari ukuntu ngo Yesu yagiye yikorerera mu butayu, mwuka arambwira ati wabuze impamvu, ndayitekereza nsoma ijambo ry'Imana ndayimenya, mbona ari uko yananiranywe na ba banyamadini bubatse ibintu byabo, kandi bari muri rwa rusengero rwa Salomo. Bumva ibyo bintu bicomekanye ukuntu ari ibitera urujijo. Bari mu rusengero rwa Salomo, kandi niwe rwahanuye, ni nawe rwavugaga, ni nawe rwashyiriweho, ni nawe yagomba kuza gusohoza ibyarwo nyine akavuga ati ntabwo yari izagereka ku rindi, anga ko asohoza ubuhanuzi. ibintu byawe byo kuza hano wa mwana we, witonde wicunge. Yigira mu butayu akoresherezaho amateraniro, azana abo ku nyanja bakuye mu burobyi, abakuye hirya hariya hagenda mu masoko, ajya ati nkurikira, abandi barikurikirira. Babandi basengaga bari bategereje mu rusengero, bazi ko ngo bategereze umwami n'intebe ye barayiteye hariya. Ariko Imana iguhishurire n'abandi bantu babishurirwa byumve wibaze. Nasomye amakuru ko bageze mu rusengero bararuta, baruteshwa atari uko bamukunze, ko bumvishe inkuru umunsi umwe ko ari guhaza abantu, ibirema biri kugenda, impumyi ziri guhumuka, n'abapfuye bari ati turakwemera wowe, basasangwa intuza. Urumva bari abo bagiye kubwira abantu ati Belizabuli iri kubaha imitsima muyitondere, kuko bategereje abantu ku rusengero barababura. Uyu munsi iteraniro ko tubona ntabarimo batangaga icya 10 muse nta nkaza ho bazizirikaga ko naho zihari n'intama ko ntazo turi kubona byagenze gute.
haba hari umwe wabavuga ati se ntabwo mwabimenye ko haje umutambyi utaruhije. hari umuntu babigeraho bazizanye hano bahara mu butayu gahita babwira ngo ibyaha byanyu murabibabariwe bakanazicyura bakazisubizayo we ntagazi ati se barazijyana ntagazijyana ntagazibana ati reka ati nese ko aba babeshya ntabwo muba mubabariwe kandi bataha bakize n'indwara zabo bari bafite n'abadayimoni babavamo tubareba bakabavamo bagasigara bafite ubwenge n'abandi twari twarabahaye bose mwasengeye bikanga mukabavugiraho ishapure bikanga mukabaha amagaburo yera ngo mukabasiga amavuta ya elayo mukabaza amazi y'umugisha mukabakoreraho deliverance mukagira bya bindi byose byari byaranze wowe none hategeka n'ufite ubutware ntago ameze nk'amwe tarakazi aravuga ngo nibigende bikibwira biramwumvira nta deliverance nta gitambo nta mavuta ya elayo nyabyo ati amayi ati bigende turabona kumvuga ngo ndamanutse ngo ngeze ngo Rwamagana ngo ngeze ngo igiti reka ngo ntabwo irwa nta bya prayer mountain isengesho rya 9 z'ijoro wapi mbega wategekana ubutware nta nubwo ameze nk'amwe atahubwo ikindi nabonye atabadayimoni baramuzi kuturusha tuzi ko bamubwira ngo umwana w'Imana ngo duhuriye ati ye baba we reka tujye kureba abantu bacu tubakureyo naho bazimiriye bari kubura ko turamwica arabona twarya iki dukora ku munwa n'isoni uwa ari hehe mujye kumutwereka ngo baraza ngo bumva aravuga neza ngo dushaka ukuntu tumutega mu magambo tumutege mu magambo tumuhimbira ibirego tujye kubijyana muri RIB ngo abatabyo baritora tuje ariko mwami hari ibintu uri kuvuga turabyumvishije ko nta gahunda ya leta washyizemo ibintu by'umusoro ibyo bintu uri kubwiriza ukiza abantu bahaguruka bagenda mubwiriza abantu bareka kutuzanira ibya 10 n'ibitambo twari twarabaciye igitambo kibyihutisha ikibigurutsa ikibisimbutsa ko twebwe tutabasha kugushobora guteranya na leta ubundi wowe ibyo bintu uri kuvuga bakaba batakibituzanira twategereje iteraniro tukaribura ababo batwitaga ba mami batakiduhamagara baramenye ko kuvuga ngo umuntu ni data ari icyaha kuko data ari umwe wenyine kaba batakitwita ba dadi ubundi wowe ufite ubuzima gatozi kuki ubundi ujya mu butayu ubundi kuki muri mu butayu mukoreraho itorero ryanyu riri hehe dore igiceri twumvishe n'amakuru yuko mujya musengera mu rugo mujya musengera mu rugo ibyo bintu kandi leta irabizi ibintu by'umusoro bimeze gute urumva kababwira ati se ubundi ubwo ngubwo munyereke icyo giceri ndebe hano handitse hariho ifoto yandi ni iya Kayizari ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana mu bihe Imana kabatabyi baravuga ati mpaye aragitsinze iki se ko turabwira RIB ngo ikira turabwira RIB ngo iki ko tureba yivugira iby'Imana kavugira mu migani mu buryo abantu batari kubyumva neza ntabuza abantu gukora ntabuza abantu gutanga imisoro tari wa wundi ubajyana mu ishyamba gabatsikireyo ubundi hadakoze systeme baramu ntabwo buriya Yuda yari ari mu gasysteme ka baramu ngewe ninsoma umuntu gusa umenye ko gahunda tubucakira naho ibintu byo kwivugishwa ngo Kayizari araturura sebu ngubu urumva rero bo bari bazanywe no kumutega bakamutegera mu magambo bakamutegera mu byo avuga bakamutegatega baramubajije ngo ariko kubura ngo Mose ubundi bakunda gutega Mose yari Rwagakoco yego urakumva n'uyu munsi isezerano rya kera ryabaye gakoco yego uzumva bose niryo babigisha ntabwo bashaka kuvuga irishya yego sibyo Mose Mose amategeko ko avuga ibi n'ibi aravuga ati se mubashe kumva Mose ko numva mwanyumva bati bigende gute buriya dutekinike bavuga ati nk'umuntu umugore ashaka kumwirukana ko aribyo tunarikiye byagenda gute ati nimutabahora ubusambanyi sibyo
ngo hari n'ahandi bigeze guhura bagiye bahura muri duweri nyinshi cyane baramugerageje bazanye umugore ariko yasambanye avuga ko dutera amabuye tumaze iminsi tubatera ariko uyu nawe uyu munsi twumvishe uvuga ngo urakomeye kandi hari ibimenyetso wakoze tutahakana ariko none uyu nguyu nawe yumva uburyarya bimwe twahereyeho mu by'ukuri nubwo turi abatambyi twemera ko uturuta ariko nucikwa ugakora ikosa amabuye arakubona ariko urumva dutere ati rero umuntu utarakora icyaha ntakora akazi naterura bari bubaye niho banamutinyiye ngo uwasomaga wese avuga ati waraye usambanye ukuntu umuntu ajya gutera ibuye yakwibuka ko ejo bundi bamuhamagaye bakamusanga kuri ofisi yagerayo agasambanirayo akabatisha ndigisha ubusambanyi kandi bagenda ikigongogo ndikasha umwe ku wundi kwese ubuye amaso asanga hasigaye umugore hari ikintu gishobora gutuma bajya gutembana nk'amasengesho agahita avuga ati ariko se ndamutembana ningera hariya bakambaza gahunda yo kwihesha iby'undi muntu yakoreshejwe mu masengesho barengana ntacyo yakoze nabigenza gute buriya n'igihe bavuze ati uriya mugabo ngo tumusigane n'iriya maraya twigendere tubacungire aho nari nacyo cyabajyanye abenshi bati gatucunge turebe ko hari gahunda iba turebe ko nabo zine tumanuka kuko tujya tubaza ati ariko wongeye wasambanye mwebwe mubakura abona Yesu arababwira ati se abakuregaga nta n'umwe uhari ati ntawe ati ngaho igendere ntuzongere gukora ibyaha ukundi urababariwe babona umugore icyaha ntigibazwa kuri we yarakijijwe abaye n'umuntu mwiza babura ikintu barega Yesu baramwitoratozaho ibintu byose biranga Yesu ngo rwa rusengero rwe bamwitirira baragenda baruhindura isoko avuga ati uwo mugabo ubatangirira mu butayu noneho reka tubabwire ntimuzongere guturukana inka mu rugo muje kuzishorera mujye muzigurisha sisiteme yahindutse ibintu byo kuzishorera mugahura nawe uyu munsi aba ari kwa Robert ejo bundi akaba ari ku ibuye rizima ejo bundi akaba ari hariya ejo bundi akaba kuri Google kwa Dabuga twabuze ahantu tumutangira aho byari bigiye kunyura hose muhita mwababwira ngo murababariwe mukazisubiza mu rugo none rero mujye muza hano dore iki gice dushyizemo igice cy'isoko hano ngo barusaturamo kabiri hari abashyiraho isoko hari abahashyira urutambiro inuma zinungurana inka naha mujye muza mwigenze kandi mujye mupfuka amatwi ntimukajye mubitaho bariya mujye mwiyizira ni twebwe Imana yahaye amavuta yo hejuru yo mu rwego rwo hejuru twe twarababwiye ngo mujye muza gutangaho komanteri mubatuka none mugeraho mugafatirwayo ntimukongere kubumva mujya he haba afite urusengero hari minisitiri mwabona ajya gusengerayo bariya barazwi ntimuzongere mujye muza mugure hano muhite muziduha tubatambirire ibintu bigende neza isoko twagejeje hafi isoko twaryigeje hafi nuko rero Yesu naha za live streaming zavukiye twitwara abahunze twigira mu butayu aravuga ati aho naho turabasanga iyo natwe tuzadusiriminga njye muziriminga babwiye batapinge batange gifuti byose agere mubwire mwemfite muhamagara abandi bantu baze nta kibazo tuzajya twiyeranja nyuma streaming yacu izaba live yacu izaba itongereye n'ubundi niba hagera nyine ntabwo bazaducika urumva ibintu byo kwiyobera hariya mujya kubaza mubaza iki urumva Yesu yumva ayo makuru aravuga ati ariko aka ni agasuzuguro ubundi babonye bankurura mu mashati ndabihorera nigira gukora iteraniro ryo mu butayu bansangayo barambanga none bageze no bashyira isoko mu rusengero reka njye kubereka ko naho bafite ubutware Yesu aravuga ati nkwiriye kujya kwereka ziriya ntama bari abantu bareba ntibumve bareba ntibabone bakumva ntibasobanukirwe reka njye kuberekesha ibimenyetso noneho
ngo aragenda yinjira mu rusengero biravuga ngo yabohaboshye imigozi aragenda avuga ati ubu ni inkoni inzu yanjye mwayihinduye isenga y'abambuzi abakatuza abagira ibiki mwese muri hano reka nze mbereke ngafata inkoni arabakubita bya bintu byose arasohora arakubita arababwira ngo uyu munsi ndabyanze inzu yanjye ntigahinduka isenga ry'abambuzi ajugunya ariko ntabwo nabwo yabasohoyemo ngo ayigemo yakomereje urugendo rwe rwo mu butayu urabizi ko yarinze abambwa bamukuye mu butayu hanyuma rero ijwi ry'Imana rirambwira ngo Yesu ko ataririye agatute ko mu rusengero nuko wowe umurusha ukuri nanjye Imana imbabarire nuko Imana imbabarire hari igihe ejo nagiye ahantu hari akamashashi nsanga umwigisha umwe ari gutobanga nyine urusengero numva nahaguruka nyirifuye numva nahaguruka nkagira nkafata mikorofone hagati kuri ijambo ry'Imana no neza numva bandega guteza akaduruvayo muri rubanda bifite inyito ndamaye inka ndakubwiza ukuri reka twisomere ijambo ry'Imana Matayo gusatira ku musozo Matayo 15 guhera kuri 7 avuga ngo mwandyarya mwe Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu 12 haravuga ngo maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo siko byabababaje kumva uri kuvuga ngo amategeko bigisha ngo ni inyigisho ni amategeko y'abantu ngo inyigisho zabo cakira igitangaza urumva ibyo ntabwo ari inyigisho nshaka kubabwira usibye n'ibyacakira yego ikintu ngiye kuvuga neruye nuko nahise ngaruka ndavuga inti ese wenda Yesu we yari umwami byagenze gutya yagombaga gukora uwo murimo ariko se kuri ba Petero bo byagenze gute nsangana ba Petero iminsi binjiye mu rusengero basohotsemo nabi umunsi wa mbere bagiye kwinjira mu rusengero bakimara kugira kuzura umwuka wera binjiye mu rusengero uwo munsi baraye muri gereza baragiye basanga ikirema cyitwa ryitwa ryiza kirabatumbira baragikiza ngo kinjirana nabo mu rusengero gisimbagurika abanyarusengero bavuga ati bigenze gute ninde ugihagurukije dore n'umpagurukije ribu bari gutera imivurungano muri rubanda kuko itorero ryose ryese rihaguruka haleluya bakozi b'Imana Yesu abamugisha imbaraga n'amavuta akozi b'Imana barantaga ari baposo baramaze cyakiremo imyaka kimaze gisabiriza umwuka w'Imana ari kuri bo bakozi b'Imana ari guteza imidugararo muri rubanda baza gusoma mu bice bine by'ibyakozwe n'intumwa barahasanga izo nkuru Petero na Yohana baraye muri gereza uwo munsi n'iminsi yose bagerageje kwinjira mu nsengero bagiye bavamo nabi bagafungwa bagakubitwa bakagira ibiki byose kugeza ubwo nabo ubwabo bavuye mu nsengero batangira kujya kubwiriza amatorero yo mu ngo uri kubyumva bakajya basanga umuntu mu rugo bakamubwira ubutumwa bwiza wakwemera iwawe bakahashinga icyumba nuko nguko ba Petero bavuze ubutumwa uzabona ari amatorero yose naziranzandiko na Pawulo ubwe yanditse ntabwo yajyaga mu nsengero z'abafarisayo bo bakomeje kubihakana bahakana Yesu mpaka kurinda ubwo bishe ba Petero barabarangiza ni ukuvuga ngo rero umwuka w'Imana aranganirije arambwira ati umuntu wese ukunda icyubahiro cyo mu rusengero na buriya butumwa ubona babwiriza mu rusengero ntabwo ari ijambo ry'Imana babwiriza ahubwo ni amategeko y'abantu icyambere ubu bwoko bushimisha umunwa ariko umutima umbakuri mu idini bigisha gushimisha Imana umunwa kuvuga ngo umunwa uvuga ibintu nyine usa nk'ibyo nkaho ubyumva ariko ngo ntabwo biba biva mu mutima sinza kandi kese idini ritereka mu muntu ku buryo iby'idini rizajya rimushyiramo ariho bizajya bijya ariko ku buryo bitazegera umutima ikimenyetso cy'uko bitegera umutima nuko uyu munsi abantu nka 90% bavuga ko ari abakristo ariko ibyaha ntibicike mu gihugu iyerekwa n'ihishurirwa rya Kristo ntiriboneke mu gihugu kandi n'abadayimoni bagakomeza gusarika abantu nabo ubwabo barimo ukagera mu rugo rwa pasiteri ugasanga afite abana barwaye abadayimoni afite abo yatanzeho ibitambo afite ukuntu arota
asambana afite abazimu mu rugo rwe kandi ngo yitwa nde pasiteri, ariko ibyo bigisha ni amategeko y'iki y'abantu, inyigisho bigisha. Ugasoma umuntu ugasoma ukabona asomye muri Bibiliya, uri kubyumva neza, uze kumva nk'akantu ngiye kukubwira ngo nuko rero ngo Yesu aragenda ngo ahumura impumyi. Haleluya. Ngo nuko rero yitera hejuru irasimbuka. Ngo haleluya. Ngo Yesu ibyo wagiye kubikora ngo usimbuke ngo birahumutse. Ibyo abadayimoni bari barahumanije birahumutse. Yesu arabihumanuye. Inka zawe zirahumutse, imitungo yawe irahumutse, akazi kawe karahumutse. Ugiye kwitera hejuru, tera haleluya. Abantu basuhuza mugenzi wawe, basuhuza mugenzi wawe munyeganyeze. Unyibukije akantu kansekeje. Yego. Urabona ino story y'Abisiraheli. Yego. Ukuntu babyaraga muri Egiputa. Yego. Apfa kuyisoma yasoza mutandukanye agahita azamuka mu bicu. Nguko Abisiraheli babyaraga ngo abanyegiputa batarahagera, ngo niko ibyawe bigiye guca mu nzira zihuse. Ariko bana yanjye urumva rero nyirizina abantu bo mu idini, wa mugani wa Pawulo, ntabwo mwandushije kuri bamwe. Yego. Ikintu naje kubona mu idini uko biba bimeze, ubu uzi ijambo, uzi naho ryanditse, ariko utazi icyo risobanura. Yego. Kandi iryo ni ryo shyano. Donc bagusomera ijambo ry'Imana ariko bakagusobanurira amategeko y'abantu. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Bantu bari mu madini hari n'abamaze gusoma Bibiliya inshuro zingahe, ariko abahishuriwe Kristo muri Bibiliya ni bakeya. Inyigisho abanyamadini bigisha ukabije agerageza kubabwira mwirinde gusambana, wowe ukora ibi kandi uri umusambanyi. Nese wowe urabwira umuntu ngo ni umusambanyi kandi utamubwiye igikuramo ubuntu busambanyi. Uramubwira ni umusambanyi nyine kuko nibyo kamere imusaba, ayoborwa na kamere ye, impamvu asambana nibyo bimurimo. Nawe uraza kumubwira ngo uri umusambanyi, ihana ubusambanyi. Oya, ntabwo twebwe tubwiriza abantu ngo nibihana ubusambanyi, tubwiriza abantu ngo nibizere utsindishiriza abanyabyaha kugira ngo icyaha kibura kito mu mubiri w'uwo muntu. Ariko amategeko y'abantu arakubwira ati irinde gusambana. Ese ubwo ni ngombwa ko umuvugabutumwa bikubwira kandi na leta itabyemera? Itegeko nshinga ry'u Rwanda mu mategeko ahana mu igazeti ya leta n'ubundi birimo ko gusambana ari icyaha, kandi hari n'igihano gihana umuntu ugira gute usambana. Ahubwo icyo twari dukwiriye kubwira abantu mu buryo bwuzuye bw'abantu bahishuriwe Yesu ni ukwizera Kristo Yesu utsinda ibyo byaha, kamere zo gushaka gusambana zikaranduka muri wowe. Aho kugira ngo uhore uhangana no kureka ubusambanyi, shaka utsindishiriza abanyabyaha noneho agutsindira ubwo busambanyi bwari buri mu buzima bwawe. Rero iyo abantu bajya ngo pfukama ngo wihane, agapfukama, Imana imbabarire gusambana, Imana imbabarire kwiba, Imana imbabarire gukora ibiki n'ibiki, bati turagusengeye mwene data, Imana irakubabariye. Ariko wumve abivuze ku munwa, ubu bwoko bunshimisha umunwa. Wabyumvishe? Kurumva ibyo bintu ku munwa bitaryoshye, ariko ku mutima bivuye hehe? Yesu ntakeneye agakiza ko ku munwa, akeneye agakiza ko ku mutima. Ariko amadini n'abigisha benshi bigisha gushima Imana ku munwa. Ndashima Imana yangiriye ibi n'ibi, yampaye agakiza ku buntu, kandi nta nako afite. Yegosha ukazamuntu kuvuga ngo ndashima Imana kuko yampaye agakiza ku buntu. Wamubaza ngo agakiza ni iki? Ibyiringiro byawe ni ibihe bitubwira? Ubundi umuntu akizwa iki? Agakiza ni iki? Nyine ngo umuntu ngo narakijijwe. Wakijijwe iki? Nakijijwe ibyaha. Ubuse ntacyo ubikora. Nyine ngo nshaka gukora ibyiza kananga imbere, ngo nyine ngo ndabikora. Ndetse nimba ubikora wabikijijwe gute? Icya mbere mu idini pe kugira ngo uzabone umuntu wabaza ngo wakijijwe, gukizwa n'iki, wakijijwe iki, abikubwire, wamukura hehe? Ijambo ryose basomye, reka nkwereke wenda ntomboze niyo nabumbura Bibiliya gutya, uretse mbasomere ijambo urebe ngo bafata Yesu. Uri kumva? Yesu amaze kuvuga ayo magambo, asohokana n'abigishwa be, yambuka umugezi witwa Kidironi, hariho agashyamba, akajyanamo n'abigishwa be. Umva umunyedini ukuntu ahita agusobanurira ngo haleluya, hari akagezi Uwiteka agiye kukwambutsa, byari byiteguye kugufata, Imana irabikwambukije, ngo mbonye imbaraga y'Imana ku buzima bwawe, ngo marayika w'Imana agufata akaboko, agashyamba Uwiteka agiye
ikintu kizakwereka ko Imana iri kumwe nawe ngo ni igihe izajya ikunyuza ahatanyuzwa yakoze urumva ubwo se nturi kubyumva ngo hari ibintu byatsikamiye ubuzima bwawe ko Imana igiye kugukuraho ngo nk'uko bari biteguye kumufata ngo nyuma y'iminsi 3 akazuka ngo niko Imana izuye ibyawe ngo Imana ivuganye nanjye amagambo akomeye ngo haleluya ngo bari barashizeyo abasirikare ngo barinde ngo ntuzagire aho ugera ngo Yesu agiye kuko arakuzamuye ngo agiye kubikora batungure. none hari abana noneho rero bene wacu bazi babandi bazi kuririmba neza subazi ahita avuga atere witekele bene fo enemora gidi for the star Imana ikwambukije ubu bazi ngo turabapagani bo ku rwego rwo hejuru ariko mana ndi kugana ku musozo bantu budukurikiye nagira ngo mbabwire ngo ijambo ryo muzi aho ryanditse muzi n'uwo ryavuzweho ariko abenshi muri mwe ntimuzi icyo risobanura. Iyaba mwarakijijwe agakiza ko mu mutima muba mwarabashije guhishurirwa n'umwuka wera ibigendanye n'ubwiru bw'Imana, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye bahawe kubibwirirwa mu migani ngo kubyumva babyumve ariko be kubisobanukirwa no kubireba babirebe ariko be kubibona. Ese niki gituma abantu bahumwa imitima kugeza ku rwego bamera gutyo cyangwa kugeza ku rwego umera gutyo? Imana yabishuriye abantu benshi bazarimbukira mu madini kandi mwarasenze mwararirimbye, kuko ababibigisha nabo babigisha ibyo bigishijwe, guhera kuri za kamere twahereye tuvuga za karande zidukurikirana kugera ku kwigishwa n'utarigishijwe nawe wigishijwe nawe akayoba nawe akayobya abandi. Ibyo bigahinduka imbogamizi ikomeye ituma abantu batabasha guhishurirwa Yesu. Nimba warahishuriwe Yesu, reba umukristo umaze iyi myaka yose, nawe reba igihe cyose umaze ukijijwe, ureba ukuntu abadayimoni bakigusuzugura, ureba inzozi ukirota n'imyaka yose umaze, reba amaturo yose watuye, reba ibya 10 watanze, reba isengero wubatse, ureba ukuntu abadayimoni bagusuzugura, ureba ukuntu abadayimoni bagutwara. Tabita yaboheye abana imyenda kubera ko yarazi Kristo. Umunsi umwe urupfu rumusanze arapfa, ariko Petero ahageze arazuka. Haleluya. Aramuzura, uwo mwanya arongera abamuzima. Kubera iki se? Yari ari connected n'umwuka w'Imana. Abatubanjirije masengesho yego bare kuguca mwitsa mugiye kuvuga ijambo rikomeye umwuka w'Imana ashyize ku mutima wanjye. Yego. Ndagira ngo mbwira abantu niba Yesu yarasize itorero mu rugo, yego, agiye kugaruka, yego, araje rihasange aho umupira warengeye ni urengurirwa. uko niko Imana igiye guha imbaraga n'ububyutse abantu bose bahagaze ku munara. Yego. Abantu bose bahagaze kuki? Ku munara. Za mbaraga Imana yakoranaga n'abatubanjije uyu munsi nizo zigiye gukorana nabo. Uko ba Eliya bagendanye n'Imana bagahangana n'abahanuzi ba Bali, aba ba Petero turi kuvuga bakajya bakorana n'Imana iby'imbaraga. Uyu munsi reka mbwira abantu bose babereye maso ubugingo bwabo, abandi barangaye muve mu mwijima mubi muze mwisigara. Yesu agiye kugaruka kandi azasanga abiteguye bazi aho yabasize nibo bazumva ijwi ry'Imana. Imana igumugisha. Imana ibaho umugisha. Ibintu ibyo nasoza mbabwira nuko ibintu mwabwirijwe, ibintu mwigishijwe, nubwo babibasomeraga muri Bibiliya, ariko kuko batazi bazi icyo bisobanuye, nabo ntabwo bigeze babibasobanurira. Nicyo gituma imbaraga z'ijambo ry'Imana zidakorera muri mwebwe, ahubwo hagakoreramo kamere. Namwe tushobora kuvuga ibingibi mukazabiranywa n'uburakari bitewe n'amadini yanyu, ariko ntabwo ariko byakagombye kugenda. Icya kabiri twababwira nuko muzabaze abayobozi b'isengero zanyu ngo urusengero cyangwa aya madini yavuye hehe, yakomotse hehe. Uyu munsi nubwo baje bakayitirira amatorero, muzabaze impamvu Petero yapfuye, intumwa 12 zose zigapfa kandi zigapfa nabi. Muzabaze ngo zapfiriye iki, zishwe n'iki, ni bande bazishe, abazi bambye zicuranye, abazishije byaje kugenda gute ubundi, ako karengane muzabaze ngo karangiye gute. Nimumenye ukuntu akarengane karangiye, muzaza no kumenya uburyo aya madini yavutse, muze no kumenya intumbero yayo, kandi mwongere munamenye musobanukirwa impamvu guhera kera cyane basokuruza banyu
batigeze babona umuntu babwiriza ibi ngibi, batigeze babona umuntu babwiriza ibyo turi kubabwiriza uyu munsi. Ni uko abanyamadini bari barashoboye gupfukirana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bari kwigisha abantu amategeko y'abantu. Mbibutsa ko nabo bafataga Yesu mu ishingu, bari bafite ibyasezeranijwe, bafite amategeko 600 ingahe yose bayazi neza, bayambara no ku myenda, bari bafite igitabo cy'isezerano rya kera basomaga, bari abantu batambira abandi bantu ibitambo silivupure, Imana ikavuga ngo uyu muntu ndamubabariye. Imana igaragariza muri bo, roba ibyo bintu abantu bajya babyumva, igaragariza muri bo ibimenyetso n'ibitangaza, kuko iyo batambaga igitambo niyo binjiraga hera hahera, Imana yerekanaga ikimenyetso kigaragara ko Imana iri muri urwo rusengero cyangwa iri kumwe nabo. Abo nibo baje nanone banafata Yesu, kandi no ku gihe cya Yesu igihe bavaga kumutembagaza batambaga igitambo silivupure, bagatamba igitambo kandi Imana ikerekana ko Imana yemeye icyo gitambo kubera igihe Yesu yararimo, kubera igihe Yesu yararimo nicyo yagombaga gusohoza. Hanyuma se abantu bari gutekereza iki? Abantu bari watekereza ute uburyo umwami bamwanze ariko bagakomeza imirimo yo kumugaragaza no kumubwira ati mwitegure, kandi bamwanze yaje bakajya kumujugunya, yaje bakajya kumujugunya ariko bagakomeza imirimo yo kumuteguriza. Ni nuko nguko uyu munsi bimeze, ariko nongera kubabwira ngo turashima Imana. Ubundi mbere uwazaga wese baramucecekeshaga, bishe ba Petero bagira ngo barabamaze, ibintu birarangiye. Ariko twebwe kuko tuje ku mperuka y'ibihe, Imana yongeye gutwikururaho, ihamagara ba Petero bagiye batandukanye, izana imbuga nkoranyambaga, umurongo utari uwo mu idini, kuko kuva kera iyo washakaga kwigisha nk'ibi twigisha, idini ryahitaga rigucecekesha, rikakwima ijambo, bakaguca, bakabuza abayoboke babo kuzagusura, bakababuza kuzagutahira ubukwe, bakababuza ibintu byose, kubera ko bumvishe washatse kubahishurira ukuri. Kuko icyita rusange cy'idini ni ukuvuga ngo ni kimwe, ni ikinyoma, icyo bita guhusha intego. Urumva baragenda, urumva bavuga ibintu byose, bakora ibintu byose, ariko bagahusha intego. Urumva ni nkuko abantu bose bategura ubukwe, abateka bagateka, imihango y'ubukwe yose, ibintu byose bikaza, kwa kundi baba bavuze ngo muhamagara umukwe, bagasanga umugeni ntawe uhari, bo bataha ubukwe butabamo umugeni n'umukwe. Ariko ibindi byose urebye protokoli iba yateguwe, tente cyangwa amasare, badekoye imodoka ziraza gutwara umugeni babizi neza ko ntawe uhari silivupure, bakajya muri dote bakagira ibiki byose, kandi umugeni babizi ko ntawe uhari. Ahubwo kugira ngo umukwe azatungurwe finaroma, azatungurwe bavuze ati uwo mukobwa nyiramwiza wacu ashinjagira ze, mwebwe mujye gutegereza mubone ntawe. Ntabwo bita, they don't care about your money. Ntabwo bitaye ku mafaranga yanyu, ku butunzi bwanyu mutanga, ku bisengero mwubaka, ku bikorwa mukora, ku byuma mugura, ku ndirimbo muririmba, ibyo ntabwo babyitayeho. Ahubwo ikibazo idini ryose icyita rusange cyaryo ni uguhusha intego. Ibyo bakora byo barabikora, biri mu murongo w'ubukwe, no kubihakanya bimeze nkaho bidashoboka rwose, kuko byagorana cyane. Kuko umugeni ntiwavuga ngo musohore, kereka uwagira umwuka wihishurirwa, akaza guhishurirwa ko iyo nzu nubwo baje kuyegera ngo umugeni arimo hariya, ukamenya ko ntawe urimo. Ariko ubundi niba biteguye ubukwe, ukabona abagabo batebeje n'amakositimu baje, abagore n'amabaze, abambaye gute baje, urabona ni abantu basobanutse, bameze neza, baje baparitse amamodoka yabo, ari abantu basomye bafite amadogitora n'iki, wavuga gute ko aho hantu nta mugeni uhari? Kandi n'inzu yakabaye arimo bavuga ati umugeni arimo hari, ariko bo barabizi ko ntawe urimo. Uri kubyumva? Barareka ubukwe bube, ibyo mukora mubikore, ibyo muvuga mubivuge. Tenye abantu bandika invitation bagashyiraho umugeni n'umukwe, kandi bazi ko atazataha ubwo bukwe, adahari ntawe uhari. Bagatumira abasiga amarangi bagasiga bakagira ibiki byose, kandi bagataha ubukwe bw'umugeni udahari. Abaririmbyi bakaza kuririmbira umugeni kandi ntawe uhari, bakaririmba ati umugeni araje, mukanya araje, kandi ku isaha ye bakaza, ku isaha y'umugeni yakabaye aza, bakaza gutungurwa no. Iyi narabibonye, abaririmbyi bamwe nigeze gukoraho teste. Yego. Umwe yikojeje mu bice ati ndatire, ati umugeni aratashye, ati ntabwo akwiye gutaha, ntagatahe. Bamwemera ko ahari. Reka dushimire abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro. Yego. Wavuga y'inzuki, ubuki ntabwo bwari. Kandi rero burya ngo no kuvuga no gutaruka ararekwa ntashira. Buriya Uwiteka bashaka kuburira aba yababuriye. Gusa bamenye ko
ibyo abantu bigisha ari amategeko y'abantu atari ijambo ry'Imana. yego Imana ibahe umugisha. ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, nshimiye n'uwadukurikiye. Imana amahoro ibahe umugisha. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom shalom, nawe utaha. Amen.